Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Umunsi mwiza kuri mwe mwese mukurikiye One Nation Radio muri kano kanya n'ijwi rya diaspora nyarwanda. Turi ku cyumweru ku itariki 14 Kamena 2020. Uyu munsi wa none turongera tuganire. Mudukurikira muciye kuri wa3 One Nation Radio .org, mukadukurikira muciye kandi kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio, mukadukurikira kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye aho tugaragara kuri Facebook One Nation Radio, kuri Twitter One Nation Radio ndetse no kuri Instagram One Nation Radio Official. Mwiriwe neza, njye gusuhuza muri kano kanya nitwa Simeo Muhumuza. Kuri uyu munsi wa none nabwo turongera tuganire mu kiganiro ukuri wacu. Ni kenshi hirya no hino mu gihugu, haba mu turere no mu mujyi, humvikana abantu batandukanye basaba ko ibirebana na serivisi bahabwa byanozwa. Hari kandi na raporo zagiye zigaragaza imicungire itanoze y'umutungo wa leta, aho kenshi kandi tunabona bamwe mu bayobozi bakuri izo nzego begura cyangwa beguzwa, abandi bagahagarikwa ku nshingano zabo kubera impamvu zitandukanye. Raporo ku bipimo by'imiyoborere mu Rwanda izwi nka Rwanda Governance Scorecard yamuriswe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu mwaka wabanjirije ushize wa 2018, yerekanaga ko inzego zimwe na zimwe nk'urw'umutekano zagabanyutseho amanota muri 2019. Inkingi 8 zasuzumwe, muri zo izigera kuri 5 amanota yazo yaragabanutse ku buryo bugaragara. Ku rundi ruhande ariko inkingi 3 zisigaye zazamutse mu manota nubwo atari menshi, nk'uko nko kurwanya ruswa no gukorera mu mucyo n'iyubahirizwa ry'amategeko byaje kuzamuka. Uyu munsi mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka ku kutubahiriza inshingano kw'abayobozi bazishinzwe, kudacunga neza umutungo wa leta, impamvu zibitera n'ingaruka zabyo ku bagenerwa bikorwa no kubakoze ayo makosa. Nk'ibisanzwe muri iki kiganiro nanone kuri uyu munsi wa none turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bari buze kuza kuba badufasha gusesengura iyi ngingo. Turi kumwe na Honorable Nkusi Juvenal, uyu akaba ari umusenateri. Tubahaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Muraho neza. Turi kumwe kandi na Honorable Isabiriza Marie Mediatrice, uyu akaba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko. Tubahaye ikaze namwe Honorable mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze cyane, muraho neza. Turi kumwe kandi na Madame Ingabire Marie Makile, uyu akaba ari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Abadukurikira mu biganiro byacu bitandukanye hano kuri One Nation Radio mumaze kubimenyera ko n'ubundi dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye. Tubahaye ikaze namwe mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane. Yego. Ndabumva rwose. Yego, murakoze namwe twabikirije. Hanyuma rero twihuse mu gutangira, ngira ngo twahera kuri Honorable Nkusi Juvenal. Ubundi muntu yakwibaza ati imiyoborere myiza ni iki? Twayiha ikihe gisobanuro? Igisobanuro singivuga mu magambo menshi. Yego. Imiyoborere myiza ni uguhuza ibyifuzo by'abaturage n'imibereho yabo ya buri munsi. Ni ukuvuga yuko iyo uyobora mu nyungu zabo uyobora, ubafasha kwiteza imbere, ubafasha kubaho neza, ukanabafasha no kubana neza. Iyo igeze kuri izo ntego nta kabuza imiyoborere igomba kuba myiza. Yego. Hanyuma ngira ngo hari icyo bita scorecard nabwiraga abadukurikiye, ariko hari abantu benshi badasobanukiwe mu by'ukuri icyo ari cyo.
ubundi wenda gutwise tujya kwa honorable Marie Mediatrice, ubundi scorecard ni iki? Mwasobanurira abadukurikiye icyo ari cyo? Murakoze cyane. Iyo tuvuze scorecard, igihugu cyacu kiyemeje gutanga service mu nshingano muri service zitandukanye. Nkuko honorable Nkusa amaze kubivuga yuko imiyoborere myiza igendana no guhuza ibyifuzo by'abaturage n'imibereho yabo ya buri munsi. Abaturage baba bagomba kuvuga ngo ese service umuyobozi agomba kumpa ziranogeye. Icyo gihe rero nuko muri scorecard nukuvuga ngo abaturage bareba bate, bakira bate izo service baba bagenewe. Mu magambo make rwose ni icyo gicyo umuyobozi mu miyoborere myiza, umuyobozi abereyeho gutanga service, ariko wayihaye ese we ayakira gute? Ayakira yishimye cyangwa se hari aho atishimira? Muri magambo makeya nicyo gicyo umuntu yabisobanura. Yego, murakoze cyane. Hanyuma Madame Ingabire Immaculée, buri mwaka haba umwiherero w'abayobozi b'inzego zose, yewe n'abikorera ku giti cyabo ndetse n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta. Ese iyo murebye niki byongera mu miyoborere myiza y'igihugu? Uriya mwiherero rero yewe nongera ibintu byinshi, kuko nawe bita nko kwisuzuma no kongera gufata ingamba. Abantu barebera hamwe ibigenda neza, ibitaragenze neza, ibindi bishya bigomba no gukorwa, noneho bakongera bagafata ingamba. Nicyo gituma mvuga ko umwiherero ari ikintu cy'ingirakamaro cyane, kandi inzego zitandukanye ziba zahuye, noneho buri wese aho aherereye akagaragaza ibyo yakoze, ingorane wenda yaba yarahuye nazo, ndetse n'abandi bagafasha ku buryo ibintu byakosoka. Si no kuvuga ngo ni buri wese ugaragaza ibyo yakoze, hariho n'abandi bakugaragariza n'ibyo utabashije gukora neza. Mwiherero rero ni ikintu cy'ingirakamaro cyane. Ngira ngo honorable Nkusi ntabwo yampakanya kuri icyo kintu, kuko hari ibitekerezo byinshi bitandukanye bifatirwamo, noneho bikaba byafasha abantu gukomeza. Ariko hari n'inama abantu bagirwa. Erega buriya hari ikintu kimwe tugomba no kumenya, rimwe na rimwe hari n'ubwo utamenya uko serivisi uha abandi zibanogera cyangwa se zitabanogera, kuko uhabwa serivisi niwe wa mbere umenya niba itunganye cyangwa idatunganye. Hari ubwo ushobora guha umuntu ibintu wibaza ko ari byo yari akeneye, ariko bikarangira usanze wenda byanapfuye. Ariko noneho nubyica kubera imikorere mibi, icyo gihe nawe arahwiturwa. Niyo mpamvu rero nibwira ko umwiherero ari ikintu cyiza. Hanyuma iyo murebye mubona kugeza ubu wenda mu myiherero imaze gutambuka, hari aho byagiye bigira umusaruro ugaragara, wenda mwanabwira n'abadukurikiye bitanga nyuma y'umwiherero? Umusaruro birawutanga. Hari abantu benshi mbona bahindura imikorere bitewe n'ibyavuye mu mwiherero. Ahangaha munyemerere ntange nk'urugero nko mu nzego z'ubutabera. Biragaragara ko ubu ngubu n'ukuri hariho harazamo ikintu cy'imikorere mishya rwose, ishaka ko ibintu bihinduka. Ahandi hantu navuga ni nko mu miyoborere y'inzego z'ibanze. Yego ibibazo biracyahari, nta n'igitangaza, usibye ko bishobora guhinduka, bishobora gucika burundu. Ntabwo ari ngombwa ko hahora hari serivisi zitanzwe nabi, ariko nibura yewe nabirebeye cyane cyane nko muri iki gihe cya covid. Muri iki gihe cya covid-19 cyangwa covid-18 tumerewe nabi. covid-19
namonyemo ubudasa n'ubwa mbere nari mbonye inzego z'ibanze zitanga serivisi nziza nk'uko zahitanze muri iki gihe. Ibyo byose kuko abo bombi babiri mbavuze kuko bavuzweho mu mwiherero, bavugwaho mu bantu badatanga ubutabera na serivisi binoze, ariko urabona ko hari ibintu bigenda bihinduka. Yego. Hanyuma honorable Nkusi, namwe muradukurikiye, mwumvishe ibyo Madame Immaculée amaze kutubwira. Ku bwanyu mwebwe mubona mu by'ukuri uyu mwiherero w'abayobozi baba b'inzego zose yewe n'abikorera ku giti cyabo ndetse n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta, mubona ari iki byongera mu miyoborere myiza y'igihugu? Uriya mwiherero utangiye kuba wabaye umuco mu miyoborere y'igihugu cyacu, aho buri mwaka baterana abayobozi b'inzego zose bakareba uko byagenze, bakareba inzira basigaje gukora, bagafata ingamba zinoze zigamije kandi zifite intumbero yo gukora neza no gukora byiza ku neza y'Abanyarwanda. Kuko iyo abantu bari hamwe, umuco kugira ngo wisuzume, umuco wo kwisuzuma si n'igihugu gusa n'umuntu ku giti cye. Iyo ufite ubushobozi bwo kwisuzuma ukareba ibyo wakoze, ukareba icyo umwaka ugusigiye, nibwo ushobora noneho nawe kuvuga uti aho nagize imbaraga nkeya naha, aho nagize imbaraga nyinshi naha, ibyo nashingiraho kugira ngo ntere imbere n'ibi. Nkabona rero ni uburyo igihugu kirimo gihitamo kandi byagize umusaruro ukomeye, kuko kwicarana n'inzego zose zishaka imikoranire myiza, zishaka kugira ngo zuzuzanye, nibyo bituma igihugu cyacu gitera imbere kandi kikagera ku byo kigezeho twishimira yuko twagezeho. Yego ibibazo biriho kandi bizahoraho, ariko burya ikibazo ntabwo ari uko ikibazo kiriho. Iyo ikibazo kiriho, uburyo bwo kugishakira igisubizo nicyo gitanga icyizere yuko uzagira ikigeraho. Kuko kimwe iyo ikibazo kije ugomba kubona igisubizo. Iyo ukiryamishije ikibazo ukakiryamisha kigasinzira, ukakibika mu kabati, ntugire imbere ngo ugishakire igisubizo, ni hahandi hagenda ibibazo bikaba ingutu, bigatera n'ibindi bituma noneho kugira ngo uzabyivanemo bizakurushya. Uriya mwiherero ni opportunity yabonetse kugira ngo inzego z'igihugu zihurire hamwe buri mwaka, ziyobowe na kwa Perezida wa Repubulika, kugira ngo bisuzume kandi barebe naho baganisha igihugu cyacu. Yego, murakoze cyane. Hanyuma honorable Marie Mediatrice, mwebwe ku bwanyu mu mboni yanyu ubona umwiherero ari iki wongera mu miyoborere myiza y'igihugu? Murakoze cyane. Uriya muco w'umwiherero igihugu cyacu cyahisemo, reka mbyite nyine ko ni amahitamo y'igihugu cyacu mu rwego rwo kugira ngo igihugu cyacu cyihutishe iterambere. Hari twavuga ko hari nk'ibintu bitatu igihugu cyacu cyahisemo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Igihugu cyacu gihitamo accountability, donc kuko abayobozi bagomba kubazwa ibyo kubazwa mbese ibyo bakora. Icyo byose rero iyo umuntu abishyize hamwe, u Rwanda rwahisemo ko uko gukorera hamwe abayobozi bose bagomba kugira igihe cyo kwicara hamwe bakareba batese intumbero twafashe, kureba kure twafashe mu byandi bitatu nari nibagiyemo ikintu cyo kureba kure, donc kureba kure hakazamo accountability no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibyo byose rero kugira ngo bisuzumwe, igihugu cyacu cyahisemo ko abayobozi bose bagomba kujya bagira igihe cyo kwicara hamwe bakareba ngo mbese bya bintu twiyemeje uko ari bitatu turimo kugenda tubigeraho. Uyu mwiherero rero uko muri mwaka uteranye abayobozi b'inzego zitandukanye, ari iz'imitegekere, ari inzego za leta, ari inzego z'abikorera, ari inzego za societe civile,
sinzi niba ku isi yenda wowe urazunguruka umunyamakuru nasomana byinshi sinzi niba ku isi rwose uriya muco abanyarwanda twe twahisemo hari ahandi rwose ujye ubona kuba rero abantu bicara hamwe abayobora abantu bakicara hamwe hanyuma bakisuzuma icyo rero nagira ngo nkubwire ko twawubonyemo umusaruro rwose ukomeye cyane na n'uyu munsi kandi ubona ko buri mwaka bigenda bifata interambere yenda hari ukuntu abantu babifataga abantu bakababwira bati iki nticyagenze neza ariko ugasanga ni ibintu bya rusange ariko uyu munsi usigaye ubona yuko abantu basigaye bafata umwanya bagacukumbura bakabwira urwego runaka bati ngwino nawe uturebere utubwire ibyo wabonye iyo nka Immaculée Transparency ari kuri table na ubushize Honorable Nkusi akiyobora pake bakajya nko kuri table na Auditeur General ukabona bose bari hamwe bavuze uko igihugu cyacunzwe imicungire y'umutungo w'igihugu byagenze noneho ugasanga havuye aho ngaho ingamba zifashwe z'imicungire myiza ndetse wasangaga banavuga bati abantu bakora amakosa ariko ntibahanwa bati hari za big fish na za small fish ati usanga buri gihe barebera mu dufi dutoya ariko nagira ngo nkubwire ngo iyi myiherero nk'ibiri itambutse hari impinduka wazanye ku buryo wasanze inzego zarakangutse noneho izitarakoraga ibyo zikora umuyobozi utarakoraga uko akwiriye gukora ndetse ugasanga hari n'abayobozi banahinduwe kubera yuko igihe cyose bagiye babwirwa amakosa yabo yenda batagiye bahindura numvaga rero ntatinze rwose nagira ngo ubwire ko iyi myiherero ikorwa buri mwaka izana impinduka mu gihugu mu miyoborere yacu ndetse no mu byerekeranye no guhitura abayobozi murakoze urakoze cyane nawe Honorable hanyuma tugarutse gato kuri Honorable Nkusi hari bimwe mu bikunze kugarukaho n'abitwa ko barwanya leta y'u Rwanda bamwe baba barigeze no kuba mu buyobozi bw'igihugu bavuga ko imibare imwe n'imwe ubwo ni statistique mu ndimi z'amahanga mu yitekinika ibi niki mubivugaho John wagira ngo se bavuye ngo iki kubera yuko iyo gutekinika statistique ku rwego tekinike ni ibintu bikomeye cyane kuko statistique zo mu Rwanda hari ikigo kibishinzwe statistique zo mu Rwanda nizo duheraho yego kandi iyo nazibonye ukareba nuko mu gihe umunyarwanda agenda ruhinduka byonyine bikubwira yuko izo statistique uko zitegurwa nuko zikorwa ari statistique ziri professional ziteguranye ubuhanga kandi zifite n'icyo zigamije kugira ngo turebe neza tumenye neza ibyo dukora n'icyo bitanga ku banyarwanda kuko statistique zo mu Rwanda dukorana n'inzego mpuzamahanga nazo zikorana kandi ntiwazita yuko ari abaswa muri urwo rwego kuko mu bakora statistique niba bakoranye na World Bank cyangwa bakorana na IMF cyangwa bakorana na Union Européenne kuvuga ngo statistique zawe bakaziheraho bagufasha ntabwo bavuga ko ari ugutekinika kuko baba nayo barakubonye barabanje daire gusuzuma uko zitegura ntabwo bareba result ntabwo bareba ibyavuyemo ahubwo inzira ikurikizwa kugira ngo ubone iyo mibare ese iyo nzira irizewe ifite ibyiheraho ifite ibyikurikiza byemewe ku rwego mpuzamahanga iyo rwose ukurikiranye ukanasuzuma mu Rwanda ntekereza yuko mu bihugu bifite urwego rwa statistique rusobanutse kandi rukora ibintu bisobanutse Rwanda rurimo ibyo kandi babishingira kuki babishingira ku buyobozi n'inzira igihugu cyafashe kuko iyo igihugu cyafashe inzira yuko bagomba icyo ukoze cyose kigomba kugira icyo gitanga kigomba no kugira icyo cyongerera abanyarwanda ugomba no kugira inzira n'ukuntu ugomba kubigaragaza ibyo ugomba guheraho kugira ngo ubigaragaze iyo uvuze uti abanyarwanda bagomba kubona amazi meza
hari inzira ukurikizamo. Iyo uvuga uti abanyarwanda bazabona umuriro, bazacana amatara ya electricity, ukagenda ukagera mu gihugu hose, ugasanga muri buri murenge umenya uyu mwaka mu mirenge yose yo mu Rwanda electricity iriya mirongo migari yose yarageze muri buri murenge. Ni ukuvuga ngo ni amajyambere asangiwe, asaranganijwe, atareba agace kamwe, areba igihugu cyose, kandi wanabisuzuma neza ukabona afite icyo agamije, ari inyungu rusange, ari inyungu z'abaturage. Ibyo byose bikorerwa. Ni ukuvuga ngo rero iyo babivuga none se bavuga bahera hese. Iyo barebye ikintu bita ishyari, ishyari burya rivugisha amabi, kuko ntabwo bifuriza ikizi igihugu cyacu. Ariko uzababaze abo baba bavugira, kuko bafite bene babo mu gihugu, ugize gutyo ugahura nabo, uzababaze niba abo babyeyi babo, abavandimwe babo bamerewe nk'igihe nabo bari mu buyobozi. Ahubwo usanga intambwe bateye muri iki gihe ari intambwe zikomeye. Niho uzasanga bafite umuriro, bafite amazi, bafite amazu meza, barivuza kwa muganga, abana babo bajya mu mashuri, bariga neza, bagakorana, bagashobora kujya mu gihugu cyose, ibintu bitari bisanzweho. Ni ukuvuga ngo afite uburenganzira bwo kuba atuye akajya mu gihugu hose, akagenda nta mbogamizi ahuye nazo, ntawe umuhagarika ku muhanda. Ibyo rero ni ibintu igihugu cyacu cyazanye no mu miyoborere, cyazanye no mu mibanire, yerekana yuko ziriya statistique duheraho tubigaragaza burya ari ibintu bikwiye kwizerwa. Kandi statistique zirizewe izo mu Rwanda, kuko iyo ibintu byose ukora ugereranya nuko mu bindi bihugu bimeze. Ntacyo wishatse donner data zose zize mu Rwanda ushobora kuzibona kandi ukazihabwa na buri rwego. Urakoze cyane Honorable Nkusi. Hanyuma Madame Ingabire Immaculée, namwe nyuma y'ibi Honorable Nkusi atubwiye, namwe mujya mubibona yewe no ku mbuga nkoranyambaga, njya mbona mukunze n'ubundi kugira ibyo mwandikaho. Hari abo bantu baba barwanya leta y'u Rwanda baba babivuga, namwe muba mubibona bavuga ko imibare imwe n'imwe itekinikwa. Mwebwe mu mboni yanyu mubona ibi bintu ari byo koko? Mu by'ukuri nayobewe n'abo ngabo mwita ngo ni abarwanya leta y'u Rwanda, kuko jyewe simbazi. Barwana batese, umuntu arwanisha amagambo y'ibihuha n'ibinyoma. Iyo niyo ndwana, iyo ni intambara. Mujye muvuga, mujye mubita abatazi ibyo barimo. Jyewe niko mbita. Icyo nzi cyo, nta mpamvu yo gutekinika imibare twe dufite, kubera ko icyo twese dushaka, yaba leta, yaba abikorera, yaba imiryango itegamiye kuri leta, icyo dushaka ni uguhindura imibereho y'abanyarwanda ikagenda igana heza. Rero iyo umbwira ngo ndatekinika imibare, barayitekinika se kugira ngo bashimishe ndi? Kugira se ngo bitagenda bite wabahana n'indi? Ngira ngo abantu bakwiye kujya bagira ibintu bemeranyaho. Hari abantu b'imburamukoro bivugira ibyo bashatse, abo ngabo urabihorera, wowe ukikomereza gahunda zawe. Iyo mibare batekinika, World Bank ntibibone, UN ntibibone, FM ntibibone, abandi bantu bose ntibabibone, bikabonwa n'abo ngabo. Nibwira ko bataba no mu Rwanda, nibwira ko batanabifitemo n'ubumenyi, cyangwa se atari impuguke muri ibyo bintu. Ibyo jyewe simbitindaho, ndabisuzugura cyane. Icyo twifuza ko abantu bumva nuko leta y'u Rwanda ikorera abanyarwanda igamije kubageza ku mibereho myiza. Nta wundi rero ikorera ku buryo yagomba guhimba imibare. Ngira ngo ari banki y'isi, iyi miryango yindi yose mpuzamahanga n'ibigo, abo ngabo barabibona ko ntacyo guhimba kirimo, kuko nabiyo baje bazana imibare imeze nk'iyo leta nayo iba yatanze. Rero kuvuga ngo leta ngo tekinika imibare ni ukubura icyo umuntu avuga gusa.
rero ntiwababuza kuvuga ariko ntubitaho. Yego murakoze cyane. Hanyuma reka tugaruke kuri honorable Marie Mediatrice. Inteko ishinga amategeko igizwe na 64% by'abagore, ariko nanone abo banenga leta n'ubundi twavugaga bakunze kuvuga ko uwo mubare mwinshi w'abategarugori mu nteko ishinga amategeko nta bubasha ufite ko gusa ari abantu bari aho gusa. Ese niko bimeze koko? Murakoze cyane. Reka abo ngabo bavuga nk'ibyo ngiye abo ngabo Makira amaze kwita ngo batazi ibyo barimo. Ni nk'ibyo nyine, nk'ibyo nta kindi bavuga. Burya ngo umunyarwanda yaciye umugani ngo ubuze icyo atuka inka, aravuga ngo dore icyo gicebe cyayo. Yego. Abo bantu rero baba bari aho nyine bavuga ku mugani byakabaye byiza babaye mu gihugu bakavuga bati bakazana ko bakareba bati iyo mibare 64% by'abagore bari mu nteko ishinga amategeko batagize ibyo bamaze, dore hubwo icyo bakwiriye gukora. Ubonye nibo batubwiraga bati dore icyo mwibagiwe gukorera abanyarwanda nkamwe muri benshi mu nteko, nicyo twari buzabashimire, bavuga bati dore twarasuzumye dusanga mumaze kuba benshi, none turabona hari ibyabuze. Ibyo bintu niba bitondeka kuva kuri kimwe kugeza nko kuri 10 na bingahe byazadufasha kugira ngo turebe koko dushobora kuba twaragize aho twibeshye. Ariko reka twigarukire ku byacu byo mu Rwanda. Numvaga rero 64% u Rwanda rwahisemo uriya miyoborere myiza, ya miyoborere aho nta munyarwanda ugomba guhezwa, ndetse ubuyobozi bwacu buza no kubona ko hari ibice by'abanyarwanda bitakunze kenshi kwitabwaho mu miyoborere kandi bifite imbaraga, ubwenge, basanga baza kubona ko igice cy'urubyiruko, igice cy'abagore ari igice gikwiriye guhabwa imbaraga cyane kugira ngo bashobore gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu. Aha rero nagira ngo mbabwire ko si mu nteko gusa hari 64% yenda niho barebera gusa, ariko bagiye no mu zindi nzego za leta bazasanga imibare iri hejuru. Yenda niba bajyaga aba bavuga batyo, niba bajyaga babona n'umwanya wo gusoma za raporo za RGB cyangwa se nizigenda zikorwa mu nzego zitandukanye ngo barebe inzego z'imiyoborere y'igihugu bahereye no kwitegeko nshinga. Erega kugira iriya mibare muri izo nzego zose mvuga ngo abagore barimo ni itegeko nshinga rihari rivuga mu ngingo yaryo isobanura yuko hagomba kuba 30% by'abagore mu nzego zose zifata ibyemezo. Nibura si no kuvuga ngo 30% by'ihame, nibura. Ubwo rero niba ari nibura hari aho abagore bagenda bakarenga bakara 30, 40, 50. Uyu munsi se guverinoma ko batari bagira icyo bayivugaho kandi imaze kugira muri 50% mu nzego z'ubucamanza, mu nzego zibanze, aho hose hagiye kubahiriza itegeko nshinga. Itegeko nshinga mu ngingo yaryo nyine ivuga ko nibura buri rwego rufata ibyemezo rugomba kuba rugizwe na 30%, nibura hakaba hari abaje babirengeje. Niyo mpamvu nye twazamutse tugira muri 64%. Aho rero ntago hakwiriye kuba impaka cyangwa se ababivuga gutyo, ahubwo bazaza bakareba bati ese mu by'ukuri hari impinduka yabaye mu miyoborere y'igihugu cyangwa se mu gutera imbere kw'igihugu, kubera yuko hari umubare munini w'abagore wiyongereye mu nzego zifata ibyemezo cyangwa se aho za serivisi zigiye ziri. Numvaga kuri icyo kibazo cyanyu aricyo navugaho. Murakoze cyane namwe honorable. Hanyuma reka twongere tugaruke kuri honorable Nkusi. Hari henshi mu binyamakuru handikwa ko abayobozi bamwe basesagura umutungo wa leta bawunyereza cyangwa se batanga amasoko mu buryo butemewe. Ibyo birandikwa, namwe murabibona. Ese ku bwanyu haraho mwagiye mubibona koko? Wenda duhereye aho ngaho. Oya, igihugu cyashyizeho inzego zikurikirana kandi zikabibona. Yego. Iyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakoze isesengura akajya mu kigo runaka agasanga ibyo byarabaye, agenda
akagenda yaratumwe n'igihugu afite mu nshingano ze gukora ku kazi akabibona, ubwo biba ari ukuri, biba ari ibikorwa bigaragarira buri wese. Ariko icyangombwa si uko basesagura, icyangombwa ni uko buri gihe dushaka inzira yo kugira ngo ibyo bintu bigabanuke. Kuko nicyo burya kamere muntu, hari abantu benshi bakorakora. Iyo udashyizeho uburyo bwo kugira ngo bavuze gukorakora, n'ahandi bakorakora kuri byose. Ariko rero igihugu cyacu cyagizeho uburyo bwo kubireba, uburyo bwo kubikurikirana, uburyo bwo guhana, bashyiraho amategeko n'inzego zibishoboka. Kugeza ubu rero bahanwa bate? Bahanwa bate bene abo bantu? Inzego za RIB, Procureur General babafata bakabacira imanza, bakabafunga, bakabaca amande, abacibwa amande, abandi bakava ku kazi. Ivyo rwose ni ibintu byinjiye mu muco yuko umuntu wese uzi ko yacunze nabi, uzi ko iyo atwaye amafaranga bwo ni icyaha gihanirwa n'amategeko, abazi yuko azabiryozwa. Ibyo rero iyo igihugu cyashyizeho ubwo buryo, kandi kaba nta muntu urinda koreka, kandi abantu bakaba babyitaho, wizera yuko buri gihe ari uguhora urwana nabyo kugira ngo bizagabanuke, bizagere n'ubwo bicika mu gihugu cyacu. Ngira ngo nohable mukiri muri park, ngira ngo n'ubundi nabyo byari mu nshingano zanyu n'abandi mwari mufatanyije, ariko mubona kugeza ubu hari umusaruro byatanze uko kwikubita akanyafu kuri abo bantu, cyangwa se nanone no ku bandi batekerezaga gukora ibyo bintu? Hari ibintu byahindutse byinshi cyane. Tubyinjiramo harimo ibibazo by'inzitane, ariko uko imyaka yagiye yiyongera, uko abantu bagiye babyumva, abantu bose bakabikangurirwa kandi bakabyumva, tugashyiraho inzego zikwiriye kandi zifite ubushobozi kandi zifite n'ubushake, izo nzego zigakurikirana. Hari ibintu byahindutse bikomeye cyane. Ubu ntawe uzi yuko akoze ikosa bazamurebera, ntawe uzi yuko nakora ikosa bazamuhishira, ntawe uzi ko umuntu nakora ikosa ryo kugira azaguma hanze akidegembya, akabona umwanya wo kujya gutungwa n'amafaranga ya leta yibye cyangwa yanyereje. Ni nayo mpamvu amategeko yagiyeho cyane cyane ajyanye na ruswa. Uzi icyaha kidasaza, kumva yuko icyaha kidasaza mu rwego rwa ruswa. Ikindi kandi burya baravuga ngo iyo ugira ubwoba, iyo gukora icyaha bihenze, bituma nawe wirinda gukora icyo cyaha, kuko kugikora bizaguhenda. Iyo urebye ibihano uko bimeze, ukiba bakakwambura ibyo wibye n'ibyo wavanyemo n'ibindi byawe baguca amande, usanga kugira ngo ujye kubitekereza kubikora, ubazi yuko nawe ufashe risike zizatuma uhomba birenze, zizatuma umererwa nabi, zizatuma uba mu gihugu utarebwa nk'umuntu w'inyangamugayo, nk'umuntu wihaye agaciro, nk'umuntu ushobora kugirira akamaro abandi. Urumva rero yuko hari ibintu kuba biriho, ariko ntabwo birakurikiranwa kandi bigahanwa, kandi bigahanwa ku buryo bugaragarira abantu benshi babikurikirana, kandi n'abantu babikoramo bakaba bafite impungenge zo gukora amakosa. Ubundi hari igihe gukora icyaha, harimo igihe bavuga ngo
hakosa uwakoze ariko gukosa none ukanyereza ukabyita ikosa icyo gihe wabaye mujura. Ibyo rero ntabwo mu Rwanda bigifite agaciro. Yego, murakoze cyane honorable Nkusi. Hanyuma tugarutse kuri Madame Ingabire Immaculée, mwebwe ku bwanyu iyi mikorere mibi mubona igira izihe ngaruka ku muturage? Murakoze. Imikorere mibi igira ingaruka cyane ku muturage. Ingaruka ikomeye ya mbere navuga, ntabwo uwo muturage abona serivisi agomba kubona kandi leta imugomba, kuko tugomba kubyemera ko leta ifite inshingano yo kugeza ku baturage, yo kugeza abaturage ku miyoborere myiza. Ni uburenganzira kandi bw'abo baturage. Iyo rero bitagenze neza, umuturage ntabona bwa burenganzira bwe, bikongera bikagira ingaruka kuri leta, kuko bituma leta abaturage batera. Iyo rero uri leta abaturage bakagutera icyizere, urumva ko kiba ari ikintu gikomeye. Ariko rero muri rusange inadindiza iterambere ry'igihugu. Twese intego yacu kugira imiyoborere isubiza ibibazo by'abaturage, ikageza abaturage b'u Rwanda ku miyoborere myiza. Murakoze cyane Madame Immaculée. Hanyuma tugarutse kuri honorable Marie Mediatrice, mwebwe nyuma y'imyaka 26 igihugu kimaze kibohoye, nihe mubona hari igisa nk'iki giteye inkeke mu miyoborere kugeza ubu kitaranoga neza? Nagira ngo nkubwire ngo nyuma y'imyaka 26 u Rwanda rubohowe, twanatangira tunavuga ko rwavuye kure. Bavuye kure rwose mu byerekeranye n'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo y'imiyoborere mibi, ndetse iyo miyoborere mibi ikagezaho u Rwanda rugera kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ibi twavuga ngo u Rwanda rwarazutse. Hanyuma muri iyi myaka 26 rwashakishije uko rugomba kwiyubaka. Muri uko kwiyubaka hari kandi hagiye hubakwa ibintu bitandukanye, inzego nyine z'imiyoborere myiza, no gushakisha, reka mbyite gushaka abayobozi bakunda igihugu, kuko no kuba hari n'ibyo bibazo bamaze kuvuga hari honorable Nkusi cyangwa se Immaculée yerekeranye n'izi ngaruka zo kutagira imiyoborere myiza, bizana serivisi mbi ku baturage, abaturage ntibatera imbere cyangwa se leta igatererwa icyizere. Navuga ngo uyu munsi igihugu cyacu cyakomeje kubaka inzego zituma noneho ubuyobozi bw'igihugu bugirirwa icyizere, ku buryo umuturage areba ubuyobozi bw'igihugu akavuga ngo noneho ndaruhutse, sinzongera kubuzwa iki ngiki, noneho nzatinyuka kujya mvuga umuyobozi utampaye serivisi uko bikwiriye, noneho nzajya navuga aho bitagenda, ya accountability twahoze tuvuga. Ibyo byose ku buryo aho umuturage yumva yisanzuye mu gihugu cye, akagenda uko ashaka, ari ukuva mu gihugu ajya hanze, mbese kumva afite bwa burenganzira bwe busesuye, aho yumva kandi kukitamunogeye ku iterambere yifuza. Nk'uko kare honorable Nkusi yakunze kubivuga ati uyu munsi arabaza ibyerekeranye na mituweli, kwivuza, ku buzima, amashanyarazi, mbese ku buryo igenamigambi uyu munsi kera leta yaricaraga igapanga ibyo igomba gupangira abaturage, ariko uyu munsi igenamigambi riragenda rigahera ku muturage hasi mu mudugudu, bakavuga ibyo bifuza, bikazamuka gutyo ku buryo uyu munsi igihugu kijya gukora intumbero cyangwa se vision cyahereye ku byo abaturage bifuza. Uyu munsi rero muri imyaka 26 icyari kitari cyagerwaho yenda tugomba kunoza cyane mu byerekeranye n'imiyoborere myiza, ni kugira nyine abayobozi bamwe batareba iyo ntumbero igihugu kiba cyarihaye, ngo bakore nk'abikorera, ngo bakore nk'abafite inshingano zo kumva ko bagomba kugeza ku iterambere ryihuse abanyarwanda. Kuko wenda nsubiye inyuma navuga ngo muri manda ya 2017 perezida wa repubulika kugeza kuri 24 yiswe manda y'ubudasa, yitwa manda yo kwihuta, kongera mbese vitesi,
niyo mpamvu nyine hashyizweho na gahunda yo kwihutisha iterambere nyine NST1. Muri NST1 rero uyu munsi dushaka kuba dufite abayobozi badashobora guhuza inshingano zabo n'icyo cyerekezo igihugu cyihaye. Ni nayo mpamvu mu minsi ishize banza hari abavugaga ngo guverinoma irahindagurika cyane muri no minsi, muri iyi myaka ingahe itambutse 3, batabayobozi barahindagurika cyane, ari mu turere, ari muri guverinoma, ari hehe, nyine bagomba guhindagurika kuko hari abatumva iyo ntumbero igihugu cyihaye ko tugomba kwihuta mu iterambere. Hanyuma abo bayobozi rero nibo navuga uyu munsi mu byerekeranye n'imiyoborere myiza kitari cyanoga cyane nicyo cyo kumva ko abayobozi bamwe batari bumva izo nshingano zabo iyo bazigezemo ko bagomba gukora icyo basabwa. Mwumva ari icyo kintu cyo abayobozi ntago tubarema, ariko igihugu icyo gikwiriye ubu ngubu kirimo gushakisha ni uburyo bwo gukomeza gushaka uko cyafata cyangwa cyashakisha cyangwa cyakubaka ubushobozi mu bayobozi bitangira igihugu bafite integrity. Icyo kintu cya ruswa ntitucyumve, kuko uyibona nk'umuyobozi twumva ngo yavuyeho kubera 500 yariye, tukumva ngo umuyobozi yakuweho kubera impamvu izi n'izi zitandukanye. Icyo ngicyo nicyo nibura twavuga igihugu kigishakisha mu kugira abayobozi bumva inshingano zabo, mu kugira abayobozi bumva ko babereye mu mwanya kuberaho abaturage ku neza y'abanyarwanda, kugira umuyobozi utitekerezaho mbere, utatekereza inyungu ze mbere y'inyungu z'igihugu, guko mbese ko muri wa mwanya bamushyizemo yumva ko ari ubutumwa aba yahawe kandi kubwo butumwa agomba kubusohoza, akandi akemera no kugirwa inama, kwemera no kubazwa kuko nk'ejo bundi Perezida wa Repubulika yakira indahiro z'abayobozi, hari aho yavuze ati hari igihe abantu bavuga iyo umuyobozi avuyeho cyangwa se akuweho abantu akikanga cyangwa se n'abandi bakikanga ku ruhande. Epurta ntabwo bagombye kwikanga kuko ajya kujyaho yahawe inshingano, yaranarahiye yewe aravuga ati nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Izo nshingano rero aba yahawe igihe atazitunganyije ajye yemera nyine ayo mategeko amuhane, cyangwa se anavuga ati nge rwose birananani. Dufite ikibazo rero cy'abayobozi bamwe niyo yanagezemo bikamunanira, atagisha inama, yanagirwa n'inama akumva yenda arasuzuguwe cyangwa se agize gute. Iyo myitwarire y'abayobozi bamwe batubahiriza neza inshingano zabo, badakora icyo baba batumwe muri izo nshingano baba bahawe, ni icyo ngicyo navuga ngo muri iyi myaka 23 byerekeranye n'imiyoborere myiza. Ariko tukagira n'abandi n'abaturage no kubaka ubushobozi bw'abaturage, bagomba kugira ijisho ryo gusuzuma wa muyobozi babahaye kugira ngo batinyuke no kumubaza, batari ko baguhaye inshingano yo kudukorera iki n'iki ko tubona bitagenda neza. Ubu tugira amahirwe ko telefone yaraje, ku mugani ujya kubona kuri Twitter bagakubitaho iki n'iki, umuyobozi yenda witwaye nabi cyangwa se banditse kuri internet cyangwa se banditse ibintu byinshi kugira ngo umuyobozi umwe ashobore yenda utakoze neza ashobore kujya. Ariko none imbona nkubone niba uri muri ministeri n'iyi abo mukorana bakaba babona ko ibintu bitagenda neza, bagatinyuka bakakubwira, kuko ari n'abantu batinya kuvuga. Turacyafite ikibazo cy'abayobozi bamwe batinya kuvuga ba shefu babo kugira ngo imbeho itubama cyangwa se kugira ngo adakurwa ku kazi, kugira ngo ntiyubikira mbese umugati wanjye ntawubura. Ugasanga hari abantu b'abayobozi bakimeze gutyo, ibitagenda neza. Ngira ngo mu myiherero mwagiye mubikurikira aho Perezida wa Repubulika avuga ati kuki mwebwe mubirebera gusa, umuntu mukamurebera akagumya gukora gutya. Mu magambo make numva aho ngaho igihugu kirimo gushakisha nyine muri myaka 26 ishize mu byerekeranye n'imiyoborere myiza, aho kugira kubaka ubushobozi bw'abayobozi bitangira igihugu, bagikunda, bafite integrity, bafite ubwo buhanga bwo kwiba no kugendera mu ntumbero z'igihugu. Murakoze cyane namwe honorable. Hanyuma tugaruke kwa honorable Nkusi. Hajya habaho kwegura ko abayobozi bamwe na bamwe cyane mu nzego z'ibanze, yewe no muri uyu mwaka noneho byatangiye no kugera mu bayobozi bakuru. Bamwe bakavuga ko ngo hari n'igihe baba begujwe atari bo beguye ku giti cyabo. Ibi mubisobanura gute ku babibona mu yindi shusho honorable? Ariko iyo udashoboye kurangiza inshingano zawe cyangwa inshingano wajya kuzirangiza ukazirangiza ku buryo udashimisha, utagera ku byo abagushyizeho
cyangwa abo ugomba gukorera batabona ibyo wabona, kwegura ni ibisanzwe. Ahubwo nyine ntabwo byari bisanzwe. Byari bizi yuko uyu muntu yabaye umuyobozi nyine abikimata ku mwanya we, akica agakiza. Ariko ubu siko biri. Iyo ubaye umuyobozi baguha inshingano. Iyo ubaye umuyobozi ugira porogaramu ugomba kugeraho. Iyo porogaramu kandi ntabwo uyihererana, witangariza inzego zose zitandukanye. Tubikora mu mihigo. Iyo udashoboye kugera ku muhigo wawe kandi warawusinye ukayisinyana n'abaturage uyobora, ukawusinyana n'abayobozi bose babibona kandi babyumva, icyo gihe igigomba gukurikira kiba kigaragaza. Iyo mugiye gukora isuzuma bikorwa, kwicara n'abayobozi bawe bagasanga ntabwo wabigezeho, bakugiriye inama bati egura, ni ibintu bisanzwe. Kuko iyo mihigo bakoze nawe bayinjije mu mihigo y'urwego rw'igihugu. Iyo ubaherera imbogamizi yo gutuma igihugu kitagera ku nshingano zacyo no ku mihigo yacyo, urumva yuko hari ibikorwa uba uvukije abanyarwanda. Amahitamo rero si menshi. Uregura kuko wumva neza impamvu ugomba kwegura, cyangwa abantu bakagusaba yuko igihe babona yuko utarangiza inshingano zawe, mukajya inama, ukamenya umwanya wawe, ukamenya ubushobozi bwawe, yuko ubwo bushobozi budakwiriye uwo mwanya urimo. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bigomba gutangaza mu gihugu, kuko mu Rwanda dufite abantu miliyoni 12 z'abanyarwanda. Dufite abantu bashoboye gukora. Kumva rero yuko muri abo bayobozi ivuze ba meya ni 30 n'aba vice meya ni 60, ntabwo baba barenze mu bantu 500. Aho 500 rero ntabwo ari bo kamara mu gihugu. Kandi barimo n'abandi bakora mu nzego nyinshi zitari za leta, iz'abikorera, iz'imiryango itegamiye kuri leta, n'abandi bose n'abantu bikorera, ku buryo bo bakeneye icyo bakeneye nuko bagera ku byo bifuje, bagera kandi ku byo babemereye. Iyo utabishoboye rero abantu bakabibona, nawe ukabibona, uhitamo. Amahitamo rero ntabwo ari menshi. Biya rwose ibyo ni ahubwo ni inzira nshyashya ijyanye n'iriya miyoborere igihugu cyacu cyashyize imbere. Kuko rimwe na rimwe mu gihugu turareba ubu abanyarwanda babonye aho bagomba kugana, babonye icyo bagomba kwifuza. Nakubwira nti kera mu Rwanda iyo bakoraga raporo, umurongo wa mbere baravuga ngo u Rwanda rufite ubuso bwa mbere kilometero kare 26, abaturage bo kuri kilometero kare, agahugu gakennye. Yabaga ari paragrafe ya mbere ya raporo zose. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko batangira. Ni igihugu gifite ingamba zisobanutse, ni igihugu gifite aho kigana, ni igihugu gifite umurongo ku buryo utuma abantu bashobora kumenya ibyo bakora, ndetse abaturage bagasaba yuko ibintu bikorwa. Iyo mihindukire rero niyo wumva uti igihugu cyacu cyavuye aho cyavuye habi, ahubwo kirimo kirareba aho kigomba kugana. Mwumva rero yuko rwose ibyo byo kwegura ntabwo ari ikibazo kigombye guhangayikisha abantu, kuko ntabwo ari bo, nta muntu kamara ubaho. Hanyuma se wenda iyo murebye mwebwe kuba minisitiri cyangwa se undi muyobozi mukuru yakwegura cyangwa agahagarikwa ku mwanya yari ariho kubera kutuzuza inshingano ze, bikwiriye kuba igitangaza? Oya, ntabwo bigomba kuba igitangaza. Ahubwo igitangaza kiba ku bantu ntabwo ari igitangaza, ni ibintu bisanzwe. Ariko se niba mu bihugu byo mu mahanga iyo urebye ukwegura si ibintu bisanzwe, hari uwo bitesha uretse amakuru yo mu binyamakuru asohoka, hari uwo wumva yuko hari ikibazo cyavutse.
natwe rero ari intambwe igihugu cyacu kimaze kugeraho. Minisitiri yeguye, minisitiri avanyweho, avanaho kubera ko abamushyizeho basanga tuzi inshingano ze. Ni ibintu bigomba kuba ari mu buzima busanzwe, kuko icyangombwa iyo avuyeho afite ubundi bushobozi bwo gukora, kuko ntabwo akazi ko kuba umuyobozi nka minisitiri ariko azahorana, kuko afite ibindi akora yikorera nk'umuryango we, cyangwa afite ubundi bushobozi aho ashobora kuba mwiza. Ni ukuvuga ngo rero bari babonye yuko iriya nzira adashoboye, iriya nzira yagiyemo atuzuye inshingano ze, none bashobora no gukomeza ahandi, agakomeza agakora akikorera, akabaho nk'abanyarwanda miliyoni 12 zirimo kandi zishaka ubuzima, zinabukorera kandi zikabukoresha neza, bakivana mu bukene, bagatera imbere kandi bakubaka igihugu cyabo. Ese honorable, hari abandi bibaza niba wa mugani ari ukunanirwa kuzuza inshingano zabo, cyangwa se wenda ari ugusabwa byinshi birenze ubushobozi bwabo? Gusabwa byinshi, rega gusabwa byinshi, iyo ugiye kujyaho urabanza ukabyemera, ukatanga indahiro, ntawe bafata ngo baze bati dore jya gukora biriya. Barabanza bakakubaza, turifuza kujya hariya, bikagushimisha, ndetse rimwe na rimwe ugatumira inshuti zawe, mugakora umunsi mukuru, mukaganira ibyiza ukuntu ugiye guteza igihugu imbere. Iyo rero ubuze icyo usabwa, ubuze icyo uzakora. Iyo rero izo nshingano utazigezeho, ubwo nawe wari ukwiriye kwibwiriza, kumva yuko ari byinshi ujyayo ubizi, nawe ukagomba kwitanga no gukora ibigomba gukorwa kugira ngo ibyo wemeye, ibyo wiyemeje uzabirangize neza. Iyo utabirangije rero urumva, erega gusabwa byinshi se hari umuntu usabwa bike? Uzarebe no mu rugo, hari usabwa bike. Nuzinuka mu gitondo ujya ku kazi ushaka kugira ngo wiyubake, igihe uzinuka mu gitondo ugataha nimugoroba, ugataha unaniwe, ni kimwe n'abandi bose. Rero ugomba kumenya icyo ugomba gukora kandi ukagikora neza, ukagikora ukurikije uko kigomba gukorwa, ugakurikiza ibyo wumvikanye n'abantu muri kumwe nabo mukorana, kugira ngo aho we kubabera imbogamizi, utumwe mwese mugera kuri result mwumvikanye ko mwese muzageraho, arizo iterambere ry'abanyarwanda. Ubwo twavuga ko rero ari ukwinanirwa mboni yanyu. None wavuga ngo iki? Ko baba bamuhaye umwanya, bakamuha ubushobozi, bakamuha ibyangombwa, ukabireba, ugakora evaluation ugasanga urabishoboye. Icyo gihe rero komeza ukore rero, ugeze ku ibyo wemeye, ibyo wiyemeje bizagerwaho. Nibitagerwaho urabyumva nawe. Murakoze cyane honorable. Hanyuma mbere yuko dusoza, reka tugaruke nanone kuri ruswa. Madame Ingabire Immaculée, namwe muradukurikiye, ruswa ngira ngo biri no mu byo umuryango muyoboye, urebe aho biba bitagenda neza ukabitunga hagatoki. Mwebwe ku bwanyu ruswa twavuga ko mu miyoborere igeze ku kiye kigero, ko nayo ari imwe mu ntandaro zikunze kudindiza serivisi zihabwa umuturage? Nta muntu ushobora kujya hano ngo yihandagaza avuge ngo yaracitse yararangiye, ariko ngira ngo honorable Nkusi wambanjirije ndetse na honorable Mediatrice bafite ikintu gikomeye basobanuye. Buriya twebwe icyo tuba tureba ni ingamba n'imibereho n'imikorere n'imyumvire y'abantu y'ubuyobozi. Rero ikintu cyitwa zero tolerance, kutihanganira ruswa na gatoya, nicyo tuba turwanaho, tukongera tukanarwana cyane ku kintu cyo kuvuga ngo buri wese amenye gusa ko ruswa ari icyaha kandi amenye n'ibikorwa bigize ruswa. Nabirengaho biramureba. Itegeko ribe rihari. Ubu honorable Nkusi yabivuze, dufite itegeko ryo mu 2018 ryahinduraga iryari rihasanzwe, aho ruswa yabaye icyaha kidasaza, aho ibihano byayo byazamutse hejuru, aho kugira ngo tubashe kubona amakuru
byemewe ko urabona ko mbere uhawe n'uwakiriye ruswa utanze n'uwakiriye ruswa bose babaga bahanishwa ibihano bimwe. Ubu ngubu ubivuze mbere yaba ari uyitanze cyangwa ari uyakiriye akabivuga mbere ataratangira gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera ntabwo agikurikiranwa. Ni ukuvuga rero ngo ibyo byose ni ibintu bituma abantu batanga amakuru kuri ruswa twese hamwe tugafatanya. Rero turishimira ko nibura ubwo bushake bwa politiki burahari kandi mu buryo bugaragara. Ubwo rero ububwirwa n'amategeko turayafite ni meza pe. Iryo mu 2018 ndumva twese twararigizemo uruhare, twatanzemo ibitekerezo. Honorable Nkusi niwe wari uyoboye paki icyo gihe. Hanyuma ibyo kuvuga ko ruswa nyine yacika byo ntibishoboka kuko nta na hamwe iranacika ku isi, ariko aho tugeze harashimishije cyane kuko iyo uroye icyambere rega ubirebera he? Ubirebera ubwisanzure dukoreramo. Ubundi mu bindi bihugu bagenzi bacu bo muri Transparency International mu bihugu bitandukanye baratubwira batari ko ibanga ryanyu mwene iri birirwa bafunzwe, birirwa nta n'amakuru bo babona, nta n'inzego bakorana. Ariko nk'ubu twebwe usanga dufitanye MOU n'urwego rw'umuvunyi, polisi y'igihugu, RIB, parike, minaloc, inzego z'ibanze bose twirirwa duhanahana amakuru kandi nta muntu n'umwe uza kuba wenda yavuga ngo twebwe turabyinjiramo gute ngo abe yagerageza kutwima amakuru cyangwa se kutubangamira mu kazi. Ibyo rero mu by'ukuri niko kurwanya ruswa kukuri. Kurwanya ruswa ni ubushake bwa politike kandi bwa leta. Leta yacu rero irabufite. Ahasigaye baravuga mu Kinyarwanda ngo y'abahinzi bagiye inama n'inyoni zigindi. Abajya muri iyo mikorere nyine igayitse mibi ya ruswa abo ntibazabura na rimwe, ariko icyangombwa ni uko batazabikora bidegembya, ntibazabikora bisanzuye. Nabo bizabavuna kuko bazi ko nibaramuka bamenyekanye ibihano bizaba ari birebire kandi nta n'umwe bazagirira imbabazi. Ibyo rero bituma buri wese ugiye kujya muri izo gahunda nawe atekereza kabiri. Ngira ngo ni nacyo nari ngiye kubabaza abo bantu ko n'ubundi buri munsi ujya kubona ukabona havutse indi case ya ruswa yanakozwe n'umuntu w'umuyobozi ubizi, uzi neza ko hari n'amategeko ahari amuhana. Uku kubisubiramo ni ukutabona, ni kwa kutumva, cyangwa nuko ibihano bihari byoroheje? Mwe mubibona gute uku kubisubira kandi hari ibihano bihari bihana ibi bintu? Uko kubisubira tubibona nka kamere y'umuntu. Kamere y'umuntu ni gute? None se ubu vuga ngo ikiremwa muntu nyine niyo kamere. Iyo uri umunyabyaha uba uri umunyabyaha, uhora ugerageza ukuntu wakwepana n'amategeko. Niko bimeze, niko bibayeho kuva umuntu akiri n'umwana muto. Uzabireba ari no mu ishuri, amashuri abanza cyangwa se ay'inshuke, abakubagana azi ko bitemewe, avuga mu ishuri azi ko bitemewe, kandi nibamufata bari bumuhane. Nuko bimeze. Ibyo ntabwo wavuga ngo bizashira keretse nta muntu ukiri ku isi. Barabizi ko bihari, ariko icyo nemeza jewe nuko ubu bisigaye bibarushya cyane, si nka mbere yashoboraga kuzafata icyo gikorwa akacyita irindi zina ku buryo kitaba ruswa. Ariko ubu itegeko tugenderaho no gukoresha nabi ibya rubanda, ngo umushinga wizwe nabi, ngo rwiyemezamirimo yagiye atarangije ibyo ashinzwe, ubu bose biriya tegeko rizajya ribahana nk'abariye ruswa. Hanyuma dusoza rero, ngira ngo twagarutse kuri byinshi birimo kutubahiriza inshingano kw'abayobozi bazishinzwe, icyo bishingiraho. Ariko hari umuntu ukurikiye ikiganiro, ngira ngo twafata umunota umwe kuri buri wese, noneho tugasoza. Niki mwabwira abakurikiye iki kiganiro mu gusoza? Ngira ngo twahera kwa Honorable Nkusi. Gusoza, ndasoza mu magambo makeya. Cyane cyane mwatubajije ayo radiyo ukorera muri diaspora. Yego. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwarahindutse, rwarahindutse pe, kandi rwafashe inzira
isobanutse ituma buri munyarwanda yumva yuko noneho ari kumwe n'abandi ku isi ashobora guhagarara akagira icyo ahagararaho akihesha agaciro agakora ibikwiye akavuga bakamutega amatwi ntabwo tukiri indeberezi ruba narangirizaho. murakoze cyane ngira ngo honorable Marie Mediatrice namwe niki mwabwira abari bakurikiye kino kiganiro mu gusoza? Murakoze cyane reka mbanze kandi mbashimire kuba mwadutumiye nyine kuri iki kiganiro n'ubwa mbere ndanarinze kukitabira ariko nishimiye yuko abaduteze amatwi abari muri diaspora bumvise aho u Rwanda rugeze. Hari ababyumva nyine bakumva bagasoma cyane biriya byose bibiha isura mbi u Rwanda. Numvise biriya bintu nge numvise biriya bya statistique nanjye numva ndikanze rwose nk'abantu witwa ko ari umunyarwanda ukunda u Rwanda igihugu cye hanyuma akajya afata umwanya akirirwa asoma ibyo bintu agomba kubisoma n'ibiso ntabwo rwose ni nabyiza kugira ngo asome anamenye ibyo bavuga ku gihugu cye hanyuma hashakishwe inzira zo kubirwanya cyangwa se inzira zo gushaka uko u Rwanda rwakwambikwa isura nziza mubinyujije no kuri iyi radio nziza no mu bindi bitangazamakuru mukoresha ariko tunasaba ngo nibafate n'umwanya abantu muri diaspora bafate n'umwanya bajye basoma ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho mu rwego rw'imiyoborere myiza kugira ngo nabo bajye bashobora kubona icyo basubiza abo ngabo baba banditse mu buryo negative u Rwanda uko rumeze. Nkumva rero nagira ngo rwose nanjye nkuko honorable Nkusi amaze kwivuga ati u Rwanda ntago rukiri rwa rundi bavuyemo kera nyine babazi cyangwa se ubwo baba basoma ku binyamakuru n'iki u Rwanda rwarahindutse rwateye imbere ubuyobozi buriho bwiza kandi abayobozi bahora biteguye kubazwa ibyo bashinzwe kugira ngo bashobore kuha serivisi nziza abaturage. Murakoze kandi nawe ndagushimiye Simeon. Murakoze cyane honorable Marie Mediatrice. Hanyuma Madame Immaculée namwe ngira ngo hari ubutumwa mwasorezaho muha bari bakurikiye kino kiganiro. Murakoze cyane. Jewe icyo nasorezaho sintandukana cyane na honorable twari kumwe ariko icyo ngira ngo wenda nshyireho kibe highlighted ngishimangire cyane. Yego ndashaka gusaba abantu bo muri diaspora bumva bakunda u Rwanda bumva ko ari abanyarwanda aho kujya birirwa mu bintu by'ibihuha no mu bintu by'imibare idafatika utanazi naho baba banakuye haze mu Rwanda ariko birebere realite bareba ibyo tubabwira. U Rwanda n'urwabo ni igihugu cyabo niba bari baranahisemo kuba batarurimo hari amahirwe n'uburenganzira bivukije rero nibareke kubyivutsa nibaze mu Rwanda noneho barebe niba hariho n'ibitagenda nabo bafashe kubikosora naho gusa kwicara ku birometero 100 ngaho inyuma y'inyanja ukajya uhora ugaragaza ngo mu Rwanda bimeze gutya na gutya mu Rwanda soherukayo ryari ngwino mu Rwanda ubirebe niba hariho ibyo ubona bitagenda utanga umusanzu wawe kubikosora. Jewe nubwo ndumva ari uko nasoza. Murakoze cyane Madame Immaculée. Hanyuma reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro ukuri wacu cya none. Twagarukaga ku kutubahiriza inshingano kw'abayobozi bazishinzwe, kudacunga neza umutungo wa leta, impamvu zibitera ndetse n'ingaruka zabyo kubagenerwa bikorwa ndetse no kubaba nyine bakoze ayo makosa. Twari kumwe n'abatumirwa batandukanye mu kiganiro kuri wacu cya none. Twari kumwe na honorable Nkusi Juvenal akaba ari umusenateri. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu hano kuri One Nation Radio. Murakoze cyane.
yego twari kumwe kandi na honorable Izabiriza Marie Mediatrice uyu akaba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko namwe mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri One Nation Radio. Mwakoze cyane namwe turabashimiye Simeon. Twari kumwe kandi na Madame Ngabire Immaculée akaba ari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Mwakoze cyane namwe kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Ngira ngo yamaze kugenda ariko nawe turamushimiye cyane. Mwese rero mwadukurikiye mwaduteze amatwi turabashimiye. Nge wari wabateguriye kino kiganiro nakibagezagaho nitwa Simeon Muhumuza. Ubwo dukomeze kubifuriza amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.